Hello guys. Hello friends and family. Nizere ko meze neza ndabashimye cyane ko mwahisemo The Image. Njye muri kumwe ni Faustin. Nkaba rero nifuje ko mwakora subscribe mbere yuko tuganira ku mazi ya turmeric. Hari abantu banyandikiye, baranyandikira, abandi barampamagara, barambwira bati ko biri kuvugwa ko biri gusakuza yuko turmeric ari umuti ukomeye w'ibiro, uri gutwika ugatwika ibiro bigashiraho bikimanukira. Urabivugaho iki ya? Rero apari y'ibyo narinzi byanteye gukora ubushakashatsi bwimbitse, apari y'ibyo narinzi n'ibyo n'experience uretse ibyo ngewe nanyuzemo nkoresha turmeric, n'ubundi nayikoresha muri periode ndimo ngabanya ibiro. Ya rero nabaha amakuru nzi nayo nakoreye ubushakashatsi ya. Icyambere turmeric ni igihingwa kimeze nka tangawizi ariko mo imbere gisa n'umuhondo utsitse wenda gusa orange, umuhondo mwinshi cyane wenda gusa orange. Neza uburyo gateye ni nako na tangawizi iteye, gusa nyine bitandukaniye mu ibara ry'imbere, kandi turmeric ubona ko ifite utugingo twinshi cyane ugereranyije no twa tangawizi. Rero turmeric ubundi ni ikirungo gisanzwe gikoreshwa mu guteka, cyane cyane mu guhindura amabara y'ibiryo, gukora amasosi y'umuhondo, gukoresha umuceri w'umuhondo, guteka ibintu bitandukanye. Ariko noneho by'umwihariko akaba ari n'ikirungo gifite medicinal benefit. Akaba ari umuti bavuga ko ugabanya umuvuduko w'amaraso, ukaba ari umuti uregulariza insuline, ugafasha ku bijyanye na blood pressure. Hanyuma niko bavuga ko ibyo byose nta na kimwe nigeze ngira ngo mbe narayivuje ngo mbe mbizi, ariko abaganga mu bintu byo gukoresha ibimera bakunda kubivuga, baranabikoresha cyane, ndetse rimwe na rimwe uzabona n'abantu bakoresheje turmeric batangira ubuhamya. Ariko turmeric hari ikindi kintu ifasha, njyewe yagiye imfasha nanabihamya, ibustinga metabolism. So rero iyo ufite igogorwa ritagenda neza ntabwo ushobora kugabanya ibiro ngo bikunde. Iyo metabolism yawe igenda gake ntabwo cyangwa ifite intege nkeya ntabwo ushobora kugabanya ibiro ngo bikunde. Ariko iyo metabolism yawe ikora vuba, ni ukuvuga ngo ni uburyo, reka mbisobanure neza wenda byumvikane. Mechanism ya metabolism ni uburyo umubiri ukura energy mu biryo ukazidispatchinga ku ngingo zikeneye iyo energy cyangwa imbaraga. Ni uburyo metabolism ni uburyo umubiri ukura imbaraga, ufata ibitera imbaraga ugakuramo imbaraga, hanyuma ukazikwirakwiza mu mubiri hagendeye ku bice bikenewe. Iyo rero iyo mikorere ifite umuvuduko mukeya, idakora neza, nta mbaraga ifite, ntabwo baninga, ntabwo ukoresha imbaraga nyinshi nyine. Umubiri ushobora kwinjiza imbaraga nyinshi, umubiri ugakoresha dukeya kubera ubunebwe. So rero bisaba kuba metabolism yawe yihuta. Metabolism yawe iyo yihuta cyangwa yiboostinze, ifite imbaraga, iri strong, birihuta cyane, bigatuma umubiri wawe ukonsoma cyane cyangwa ukoresha imbaraga nyinshi, buri ngingo zikagenda zakira imbaraga nyinshi kandi zigakoresha imbaraga nyinshi. Birumvikana ko icyo gihe umubiri wawe uri gukora neza cyane, ibintu byose biri ku murongo kandi bifite imbaraga. So rero iyo ukoresha turmeric ni kimwe mu bintu bifasha gupushinga iyo metabolism ikaba boosted, igasa nkaho irazinze, izamukanye akabaraga, itangiye kugira akabaraga. So rero ibyo ngibyo urumva ko hari ahantu byaba bihuriye no kugabanya ibiro, ariko ntago bihuye no gukoresha imbaraga. Hari ahantu bihuriye, urumva nimba ari ukuzamura metabolism ishobora kudispatchinga imbaraga nyinshi, ariko still nimba winjije imbaraga nyinshi ntabwo umubiri wakoresha imbaraga zirenze z'umurengera, nta kindi kintu cyabaye. Icyo bivuze ni iki? Ni ukuvuga ko still nk'izindi regime zose, igihe cyose uri gushaka kugabanya ibiro, uba ugomba kongera imbaraga umubiri wawe uri bukoreshe. Uvuga iki? Uba ugomba kongera ibintu bituma umubiri wawe uba amuvoma, ariko nanone ukagabanya imbaraga winjiza. Birumvikana? Nizere ko byumvikana. Turmeric ikindi kintu ifasha, ituma hasohoka imyanda
ni kimwe mu bintu bikunze gukoreshwa mu gucleansinga cyangwa gukora detox. Kubera ko niyo uyiriye wumva isa nk'aho irura isharira, no irimo agasenda, akantu kameze nk'agasenda, ifite n'ukuntu ifite akawuderi gapika. Rero ni bimwe mu bintu ifite rero ikintu bita cumin inside, ingredient yitwa cumin, ni antioxidant cleansing. Ubwo rero niba ari antioxidant cleansing, isohora imyanda. Iyo isohoye imyanda ni kimwe mu bintu bigabanya gutegwa kwa ya metabolisme, ariko noneho n'umubiri tuba dufite iby'imyanda biba birimo. Niyo mpamvu iyo imyanda isohotse amara yawe ameze neza, igogorwa ryawe rigenda neza, kandi igogorwa ryawe iyo rigenda neza ntabwo ushobora kwiyongera ibiro. So rero nubwo buryo bubiri navuga turmeric ifasha mu kugabanya ibiro, ariko there is two conditions. Kondisiyo ya mbere ni uko ugomba kugabanya imbaraga winjiza mu mubiri. Ni ukuvuga iki? Wako ibitera imbaraga urya uba ugomba kubigabanya. Carbohydrate ugomba kuzigabanya, ni ibisanzwe, ibyo ni ibisanzwe. Muzabibona no ku marejime menshi, carbohydrate ugomba kuzigabanya. Ni nk'uko maze iminsi nigisha abantu kudakwiriye kuvuga ngo ukora siporo ngo ugomba kurya uko ubonye. What is that? Byose ninde wabikubwiye? Uzanabyibuha ahubwo unabyimbagana. Nukuri tujye tuvugisha ukuri. Urumva? So rero icyo navugaga ni iki? Nuko kubyibuha bizanwa n'ibyinjiye. Ibyinjiye iyo byinjiye bikaguma mu mubiri, cyangwa bikinjira ari byinshi, umubiri ugakoresha ibyo ushoboye, ibindi ukabisitokinga cyangwa ukabibika mu bubiko bwayo, mu kigega cyabwo cy'umubiri. Ikigega cy'umubiri nta handi ni mu mubiri mo imbere. Ubwo rero urumva nimba ibyo winjije utabikoresheje cyangwa ibyinjiye bitangana nk'ibyasohotse, uzakomeza ubyibuha. Ibyinjiye nimba bingana n'ibyasohotse, ubwo ruvuga ko uzaguma ku biro wari ufite. Ibyinjiye nimba biruta ibyasohotse, uzakomeza ubyibuhe. Ibyinjiye nimba ari bike paraporo y'ibyasohotse, uzananuka. Iyo tubura tuyumvikaneho. Ubwo rero nababwira ngo mu by'ukuri uko byagenda kose, kugira ngo turmeric igukorere ni uko ugomba kuba wagabanyije quantité y'ibyo urya. Ntabwo wamara kwahira igisahani cy'ibiryo nijoro unarangiza ngo ubwo ngiye kurenzaho ngo amazi ya turmeric. Amazi ya turmeric se ni icyuma kibaga? Amazi ya turmeric aragenda akamira bya biryo wariye? Amazi ya turmeric agufasha iki? Urumva amazi ya turmeric yagufasha iki? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uba ugomba gukora siporo. Iyo umuntu akora siporo, umubiri we uri gukoresha nyine imbaraga nyinshi. Iyo uri gukoresha imbaraga nyinshi, za zindi winjije ukazikonsoma, ugakonsoma n'izirenzeho, kubera ko uri gukora kuri ya stoke, biba byoroshye cyane kuba ibiro byawe byagabanuka. So rero nta bintu byinshi navuga kuri turmeric. Turmeric ni umuti, turmeric ni ikirungo cy'ibyo kurya, ariko turmeric si umuti w'ibiro. Abasobanura uburyo turmeric yagufasha mu kugabanya ibiro, ariko n'ubundi still ntabwo wakoresha turmeric utari no kugira gute, utari no kugabanya ibyo urya. Murakoze cyane rero, muhorane Imana, murakagira Imana. Ndagushimiye cyane wowe warebye iyi video ikarinda irangira, uri uw'agaciro cyane. Ariko kora subscribe na like, ndayemererega, ndanayikunda cyane, kuko biba binyigishije yuko ibyo navuze hari inyigisho bigusigiye. Urakoze cyane rero. Niyo umaze gukora subscribe, ukora kuri notification ring cyangwa kuri kariya kazogera kari iruhande rw'ijambo subscribed, hanyuma ubu twemereye yuko video yose tuzajya dukora tuzajya tuyikohereza ikakugeraho mu b'imbere. Mwari kumwe nanjye Faustine, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.